nubwo ntigize njya mu bagore n'abakobwa ntago nakoze ubukwe ndi imanzi. Aho niho umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, afite imyaka 19. Ariko Yesu arandinda sinajya mu bagore n'abakobwa. Kandi amafaranga yanjye nta mukobwa wayaryaga. Nta no kunywa primus zirenze 2. Amafaranga yanjye yajyaga mu mitungo. Nayatungagamo inzu, ariko naba nibyereye tunakoroneri bagatanga raporo bati nubwo ari peseka ariko afite inzu bakayiteza cyamunara. Abakobwa nabo ni no stress. Ushobora gushaka umugore wabyaye umwana w'umukobwa afite 15, ugaca muri nyobozi ukamubwira icyo wamukundiye, ijuru rikabyemera ukamuzana. Mugakora ubukwe, wa mwana ugatereta nyoko bukwe akazi wawe akajya yigataha iwawe. Uziko wa mukobwa kwita papa. Abakobwa ni no stress. Aho niho umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, afite imyaka 19. Utiya kwifunza ati najyaga mugurira inyama y'iroti n'umwijima aziko ndi n'igisambo. Aza gufata nimero yanjye ya telefone arambwira ngo najya abona imara zanya mpamagara nze nyitware. Ndayimuha. Ngo hashira nk'ibyumwana nka 2 arampamagara muri weekend arambaza ngo urihe ndi mu rugo. Ati se ufite umwanya ngo uzusure ntindawufite. Ndamusura ngo ngereyo nsanga afite umukobwa witwa Batamuriza. Turaganira bigeze saa 12 za nimugoroba nshaka gutaha. Cyatse gutaha arambwira ati se waraye. Ndamubwira ni se uyu mwana amenye ko naharaye ko yankubita inyundo. Ahita ambwira ngo se umwana yazanye ibintu byinshi amutera umugeri. Sinumva iryo jambo ryuko se umwana bamuteye umugeri ngo nitahire nanjye ndarara. Naye nagaciye mu migani haraguru, ariko Bibiliya iravuga ngo umunyabyaha wese ni nk'ikigoryi. Mba ndaraye. Umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye ufite ibiro 116. Kandi 19 yo kugiye cyacu wabaga uri imanzi. Ntago ari nko kuri no generation yacu. Ino generation yacu umwana agira imyaka 15 azi ibyingo nk'umugabo ubyaye 3. Kubera iki? YouTube channel areba hari abakobwa b'ibyomanzi bavuga amabanga y'ingo akabimanuka byose. Uriya mwana agira imyaka 13 yagiye kuri YouTube yakibona ahita gishyira hanga. Umva 19 uri imanzi n'umugore w'imyaka 40 wabyaye. Mba ndaraye. Ngo bucya mu gitondo nshaka gutaha. Nshatse gutaha arambwira ati wabaye umugabo wanjye. Ahubwo se nabaye umugabo gihe kikori baruwa riraye. Ababwiye Batamuriza umukobwa we ati ni papa wawe. Batamuriza barampamagaye ati papa ntikarame. Ati pa ntikarame. Mama Batamuriza ati papa bata ntikarame. Ati papa w'umwana wanjye ntikarame. Riba riramfasha. Kandi cyo nkundira Imana yitwaye umuntu nta muntu uvuga ngo Imana yishe umuntu. Mwari mwumva ari umuntu uvuga ko Imana yishe umuntu bavuga ko yitabye Imana. Kandi burya iba yamugubanyije. Icyambabazaga mama Batamuriza yarankubitaga. Mama Batamuriza yarankubitaga mwabanyetorero. Ubwo abagabo bagiye kuvuga bati umuntu wakubitwaga n'umugore yari umugabo nyabaki. Na hano muri iri teraniro harimo abagabo 3 nanjye wa 4 yadihira rimwe. Nini wajimya mikache kuri kwa nini?